Imana ya Israheli, Imana se umwami wacu Yesu Kristo kandi Imana yacu bwite, turakubashye ubane natwe muri iki gihe cy'ijambo ryawe, kandi buri muntu wese yumvire rimugeze kure kandi rimugeze ku bidasanzwe kubw'ubuntu bwawe n'urukundo rwa mwami w'abami. Urakoze data mwiza, icyubahiro kibe cyawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Kadusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cyo ku Ngoma, igice cya 11, turasoma ku murongo wa 9. Hari amagambo avuga ngo, maze Dawidi akajya arushaho gukomera kuko Uwiteka Nyiringabo yari kumwe nawe. Amen. Nuko Dawidi akajya arushaho gukomera kuko Uwiteka Nyiringabo yari kumwe nawe. Amen. Mu Cyongereza haravuga ngo, so David went on and became great, and the Lord of hosts was with him. Imana itugirire neza. So David went on and became great, and the Lord of the hosts was with him. Imana itugirire neza. Muri ubu buzima hari igihe abantu benshi bibaza ati wenda gukomera nuko waba uvuka mu miryango ikomeye, gukomera nuko waba uvuka mu bantu b'abakire, gukomera nuko waba uzwi n'abantu bahambaye, gukomera nuko waba ufite amafaranga, nuko waba ufite amazu menshi, amamodoka menshi, nuko waba uzi ubwenge budasanzwe, nuko waba ufite ibintu bifatika. Ariko reka mbabwire, umuti nta wundi, banga nta rindi, ni ukubana n'Uwiteka. Imana itugirire neza kandi Imana idushoboze. Niba ushaka kugenda utera intambwe muri ubu buzima, cyambere ukwiriye kuba uri kumwe n'Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko Imana Nyiringabo niyo nyiri byose, niyo nyiri icyubahiro cyose, niyo nyiri ubwiza bwose, niyo nyiri gukomera kose, niyo izamura umuntu, niyo ikomeza umuntu, niyo iteza umuntu intambwe, niyo igenda igirira neza umuntu. Imana itugirire neza. Dawidi wenda twibuka amateka yaturutse mu muryango utari ukomeye cyane, ariko wari umuryango Imana izi kandi yemera. Dawidi ajya mu ishyamba, niho yiberaga. Muramuzi ukuntu yagiye ku rugamba, muramuzi ukuntu abantu bamuririmbye, muramuzi ukuntu yamaze kwimikwa kongera akisubira mu ntama, murazi n'ukuntu yagiye ahura n'ibigeragezo bikomeye, akaba mu buvumo, akaba mu isenga, akaba ahantu hatandukanye, ariko yari afite ibintu bikomeye, yari afite ikintu gikomeye cyo kubana n'Imana. Baragendanaga umunota ku munota, mu ishyamba bari kumwe, idubu imuteye bari kumwe, intare imuteye bari kumwe, agiye ku rugamba arwanye na Goliyati, Uwiteka bari kumwe. Imana ishimwe. Nubana n'Uwiteka, nubana n'Imana rurema, nubana n'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo na Isiraheli, nubana n'Imana yaremye isi n'ijuru, nubana n'Imana ishobora byose, uzagenda urushaho gukomera. Ubuzima bwawe buzagenda burushaho kuba bwiza. Kubaha Imana bizagenda birushaho kwaguka. Gukorera Imana bizagenda birushaho kwaguka. Kuvugira Imana bizagenda birushaho kwaguka. Ubwiza bizagenda burushaho kuba bwiza kurutaho. Icyubahiro kizagenda kirushaho kugenda kiba cyinshi kurutaho. Gukomera uzagenda urushaho gukomera kurutaho, kubera kubana n'Imana yaremye isi n'ijuru.
irema n'umwana w'umuntu, niyo nyiri ubutunzi bwose, niyo nyiri ugukomera kose. Imana itugirire neza. Uyu Dawidi Imana yabanye nawe. Ndakwinginze nshuti yanjye, urwego rwose uriho, ufite ibikomeye, ufite ibirenze, uturuka ahantu mu muryango wenda usuzuguritse, ube uturuka mu muryango ukomeye, ariko kugira ngo gukomera kwawe kuzagende kurushaho kugenda kuba kudasanzwe, ni uko ubana n'Imana ibihe byose. Imana itugirire neza. Ni ibanga rikomeye cyane nguhishuriye muri aka kanya, ngo ubane n'Imana, ugumane n'Imana, utindane n'Imana, uzarushaho gukomera. Amafaranga yawe azaguka, imyambaro izaguka, ubuzima buzaramba, uzagenda uva mu bwiza ujya mu bundi, uzarushaho kugira ubwiza n'icyubahiro. Ba Salomoni bagize ubwiza n'icyubahiro, bagira n'ubutunzi, kubera ko basabye ikintu gikomeye, basaba ubwenge, basaba guca imanza, ntibasaba ibintu. Ariko Imana y'amahoro ibintu nabyo irabitanga. Ijambo rya Dawidi ryabaye ijambo ryumvikana mu bana b'abantu no mu maso y'Imana. Iyo ubana n'Imana, ijwi ryawe, ijambo ryawe uvuze rigenda rirushaho kumvikana mu bana b'abantu no mu maso y'Imana. Imana itugirire neza. Mu matwi y'Imana rirumvikana, kubera ko ubana n'Imana, gendana n'Imana, korana n'Imana, uvugana n'Imana, uturanye nayo, uri inshuti yayo. Imana itugirire neza. Ushaka kuba udasanzwe, ushaka kugira ubwenge budasanzwe, ushaka kugira ubutunzi budasanzwe, ushaka kugira icyubahiro kidasanzwe, ushaka kurama bidasanzwe, ushaka kubaho neza bidasanzwe, ushaka kuba udasanzwe muri ubu buzima bwa none n'ubw'igihe kizaza, tindana n'Imana, bana n'Imana, gendana n'Imana, korana n'Imana, vugana n'Imana. Imana itugirire neza. Imana ikugirire neza mwene data. Abantu benshi bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye, abashaka abagore, abashaka akazi, abashaka amafaranga, abashaka ubutunzi, abashaka gukurwa mu bukene. Ibyo byose ibanga ririmo nta handi bikubiye mu kubana n'Imana. Ngo the Lord of hosts was with him. Imana isumba byose yari iri kumwe na Dawidi. Baragendanaga, baravuganaga, barakoranaga. Aho yageraga hose yagendaga irushaho kumuha gukomera. Imana itugirire neza. Ushaka kuzasaza ukomeye, ushaka kugenda urushaho gukomera, ushaka kugenda urushaho kuba umuntu udasanzwe, bana n'Imana. Icyambere ukwiriye kwihana ibyaha, ukabireka ukabivamo, ukadevelopinga ubuzima bubanye n'Imana, buhorana n'Imana, buvugana n'Imana, uba mu bihe byiza byo gusenga, uba mu bihe byo kubana n'Imana, uba mu bihe byiza byo guhishurirwa, uba mu bihe bidasanzwe byo kwegera Imana no kuvugana n'Imana no gukorana n'Imana. Imana izakugira udasanzwe. Dawidi yagiye ku rugamba, agiye kurwana na Goliyati, yitwaje utubuye 5, ariko akabuye kamwe konyine niko akoresheje umuhumetso. Ntabwo yigeze akoresha imbunda idasanzwe, yakoresheje umuhumetso. Nshuti yanjye, ngo barangije baramuririmba, baravuga ngo Dawidi yishe inzovu, ngo ariko ngo Sawuli yishe igihumbi. Mutekereze namwe kugeza urwego baririmba umuntu kuruta umwami wari uriho. Imana yacu yatuma uba umuntu ukomeye udasanzwe. Mwibuke Yosefu yari ari mu nzu y'imbohe, arimo yibereye, ariko igihugu gihura n'ikibazo cyane, umwami ararota abura umusobanurira. Ariko umuntu wageze kumusavinga yarafunganywe nawe, aramubwira ati hari umusore uba mu nzu y'imbohe bita Josefu, yansobanuriye ibyanjye kandi byarasohoye, niyo mpamvu uri gusavinga ibwami. Aravuga ati bamuhamagare. Araza arazisobanura neza. Arangije umwami aramubwira ngo twakura umuntu uri mu bwenge, uri mu mwuka w'Imana nkawe.
nta handi twamukura. Arangije ava mu nzu y'imbohe ahita aba umuntu ukomeye muri Egiputa, acungwa byinjira n'ibisohoka, aba umuntu ukomeye. Imana yacu yakugira umuntu ukomeye nubana nayo mu buryo budasanzwe. Imana itugirire neza. Ndakwifuriza kubana n'Imana, ndakwifuriza kugendana n'Imana, ndakwifuriza kuba umuntu udasanzwe. Niba ushaka gukomera, niba ushaka kugira ibintu bigahamaho, niba ushaka kugira ubwiza bugahamaho, bana n'Imana. Daniyeli i Babuloni, ngo Imana yabakubiye inshuro 10 ubwenge bw'Abanyababuloni, ngo barabaruta mu mitekerereze no ku kibazo icyo ari cyo cyose umwami yababaza. Abantu bakomeye. Iyo umuntu abana n'Imana aba umuntu ukomeye. Daniyeli yarasengaga, my friend, ngo yasengaga 3 ku munsi, agafungura amarembo yerekeza i Yerusalemu, agahamagara Imana. Uhamagara Imana gute? Uvugana n'Imana gute? Ubana n'Imana gute? Uganira n'Imana gute? Iyo uri mu bantu uganira n'Imana gute? Iyo uri mu bintu uvugana n'Imana gute? Iyo uri muri business uvugana n'Imana gute? Iyo uri mu miryango yawe uvugana n'Imana gute? Ahantu uri hose uba uri kuvugana n'Imana. Imana itugirire neza. Usenga Imana kangahe? Soma ijambo ry'Imana kangahe? Ugira umwanya wo kuganira n'Imana kangahe? Ugira umwanya wo kuyihamagara kangahe? Yarasengaga, niyo mpamvu yabaye udasanzwe. Imana itugirire neza. Bamutaye mu rwobo rw'intare. Intare kubera kubana n'Imana, intare zihinduka ubusa, intare zihinduka inshuti, intare zihinduka Mana. Oh haleluya. Mana, icyampa nk'abana nawe iteka ryose, icyampa tukagendana. Nzaba ukomeye, nzagenda ndushaho gukomera. Urwego ndiho nzagenda ntera intambwe ngana imbere, kuko waravuze ngo Mana uzagendana natwe, ataringana uzaharinganiza. Iyo umuntu agendana n'Imana hari ibintu Imana igenda iringaniza. Mana ushimwe kandi ukomeze uringaniza ibyacu, uringaniza ibyacu, mu miryango ubiringanize, mu kazi ubiringanize, muri business ubiringanize, mu byo dutekereza ubiringanize, aho turi hose ubiringanize. Mana, tugize ikifuzo gikomeye cyo kubana nawe. Sengeye buri muntu wese muri aka kanya, Mana, ugize ikifuzo ngo abane nawe, mugendane, muvugane, mukorane, umukorere imirimo n'ibitangaza, utuma agenda arushaho gukomera, 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 gukomera. Urwego yaba ariho rwose, Mana, ugenda umuteza intambwe, kuko uwo muri kumwe atera intambwe. Ntabwo ahamahari, ntabwo asubira inyuma, ntabwo Mana we ntabwo ajya agira ibintu by'amarivanse, nta nubwo agira iyo kwizengurukaho ya yindi ya netre, ahubwo Mana ahora ajya imbere. Mana aradivensinga. Niyo mpamvu mbasengeye ngo badivensinge, niyo mpamvu mbasengeye ngo bajye imbere, niyo mpamvu mbasengeye ngo mu bwiza bajye imbere, mu gusenga bajye imbere, mu kubaha Imana bajye imbere, mu gukorera Imana bajye imbere, mu by'ubuzima bajye imbere, mu buzima bajye imbere, mu kazi bajye imbere, mu bucuruzi bajye imbere, muri business bajye imbere, mu nganda bajye imbere, ahantu bari hose bajye imbere, bagende batera intambwe, barushaho gukomera. Ariko ibanga nta rindi n'uryuko babana n'Imana. N'abantu niba bareba bajye bavuga ngo bano bantu koko babana n'Imana. Imana itugirire neza. Oh haleluya. Ijambo ryawe niko ryatubwiye, Mana, 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 ngo maze Dawidi akajya arushaho gukomera, ngo kuko Uwiteka Nyiringabo yari kumwe nawe. Twifuje kubana nawe Mana, nifuje kubana nawe Mana, ubuzima bwanjye bwose tuzabane, no mu bugingo buhoraho tuzabane. Ni nako nsabira uyu muntu wese wumvira ijambo ngo mubane. Nta kibazo yagira utabasha gukemura, nta burwayi yarwara utabasha kumukiza, nta bukene yageramo utabasha guhindura ubukire, nta bibazo ashobora kugira utabasha kubonera ibisubizo, nta bantu Mwami Imana yacu utabasha kumugezaho, nta mpano n'imwe Mwami Imana utamuha, kuko ibyawe byose biruzuye, biri mu bwuzuro bwawe Mana.
girira neza ubwoko bwawe, girira neza aba bakobwa, girira neza aba bamama, girira neza aba bagabo, girira neza abantu basore, girira neza buri muntu wese wumvira ijambo Mana akifuza kubana nawe amajya n'amaza. Muhe kurama, muhe gufata, muhe kwakira iby'umugisha, iby'agaciro, ibirambye, ibikomeye, ibirenze, kuko uri Imana irenze. Ugirire neza ubwoko bwawe Mana, uburengere Mana, ubutabare Mana, ubugirire neza Mana. Abamana badafite akazi ubahe akazi, abatabona amapromosiyo Mana ubahe amapromosiyo, abamana ubucuruzi bwanzu bahe gucuruza bigende, abamana badafite abagabo bahe abagabo, aba badafite abagore bahe abagore, aba bafite ubukene bavane mu bukene, abari mu butindi bavane mu butindi, abafite icyangiro bakureho icyangiro, abafite igisuzuguro bakureho igisuzuguriro, aba babushwe n'abadayimoni birukanemo abadayimoni, ababushwe n'imbaraga za karande bavanemo imbaraga za karande, aba babushwe n'imbaraga zo kuba mu byaha bavane mu byaha, aba babushwe n'imbaraga zo kuba mu bapfumu bavane mu bapfumu, ababushwe n'imbaraga z'ibitekerereze mibi bavane mu mitekerereze mibi, ubinjize mu myiza, ubinjize mu bwiza, ubinjize mu munezero, ubinjize mu mahoro, ubinjize mu kubana n'Imana, ubinjize mu gutindana nawe, ubinjize mu gukorana nawe, ubinjize mu kuvugana nawe, ubinjize Mana mu bidasanzwe. Bagirire neza Mana. Urakoze Mana, kuko kubana nawe ni umugisha, umugisha udasanzwe. Harimo ubukire, harimo ubwiza, harimo icyubahiro, harimo byose. Mbasabiye kubana nawe, mbingingiye kubana nawe, mbingingiye kugendana nawe. Cyoro kibi cyawe, kuko uri Imana wumva gusenga kandi igakora ibirenze. Ubibakorere Mwami, kandi ubagirire neza. Natwe twese utugirire neza. Urakoze. Cyoro kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu. Amena, amena, amena. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Mwari muri kumwe na Jean Dodi Ndacyayisenga kuri Amavia TV. Naho ubutaha, Imana ibahe umugisha kandi ibagirire neza. Ubutumwa mukomeze musharinge n'abandi, kandi Imana ikomeze ibagirire neza. Urakoze. Naho ubutaha. Bye bye.